Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujyeho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye, ufata agapapuro ugafata agakaramu ukajya ahantu hatuje. Ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo igiso cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni ukubera iki dukosora ikizami kiba cyakozwe? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 7 byagarutse, ukabona ibibazo 8 byagarutse. Cyane cyane kino kizami kiba cyakozwe mu gitondo, ubusanga uwo munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Rero kugira ngo ukorere imwe uhita utsinda, ikintu ubusabwa no gukosora kino kizami kiba cyakozwe kugira ngo iki kibazo nikiramuka kigarutse mu kizami urakora uhita ugikora kitakugoye. Murabizi ikibazo wakibonyeho biba bigoye ko cyakunanira. Rero kugira ngo ikizami cyose cyakozwe ujye uhita ukibonera ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video ukahakanda. Najya nshyiraho isomo rishya ugahita uribonera ku gihe, nashyiraho ikizami gishya cyakozwe ugahita ukibonera ku gihe. Niba uri hafi gukora ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, rero ikintu ubusabwa no kujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najya mbishyiraho ukajya urahita ubibonera ku gihe. Murabizi nkunda gushyiraho n'ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame uwo munsi, icyo kibazo nkagishyiraho, wajya mu kizami ugahita usanga cyaje ugahita ugikora. Ndakeka ko muri kona komenti z'abantu benshi bavuye gukora bakoze rimwe bagahita batsinda, ni benshi bari gutsinda mwa ino minsi. Ni wowe utahiwe rero kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda. Urabona ikizami cyose cyakozwe ugikosore, ufata agapapuro ufata agakaramu ugende wandika igiso cy'ukuri ku gapapuro. Nugira ikibazo umpamagare cyangwa unyandikire kuri 0789 935 16 26 musobanurire serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize. Iba ari ubuntu. Ukeneye kode twandikire cyangwa uduhamagare ku iyo nimero. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza n'imyitozo myinshi tugere kwa ino ikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, rero ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Tegereze neza mwa bino byapa asigaye uvuge, ese kiriya cyapa kiri kuba biriya binyabiziga bitwara ibintu bishobora gufata inkongi kiba giteye ku buhe buryo, kiba gisa gite? Muri kona ni icyapa cyanditsemo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga. Mu ndimi z'ikinyarwanda birasobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Witegereza icyapa cyo kuri B kirimo ibinyuguti akazamo n'imibare na biriya birango nkenge kuri kubibona neza. Akaza icyapa se ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ndetse hakaza n'icyapa cyo kuri D nacyo urabona ukuntu kimeze. Ese biriya binyabiziga byikorera ibintu bishobora gufata inkongi cyangwa bishobora guturika, ni ikihe cyapa umuyobozi w'ikinyabiziga cya biriya binyabiziga bagomba kwitwaza mwa bino byapa bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandika ku papuro. Murabizi ibibazo biragaruka, wagera mu kizame cyawe ugahita ubona bino bibazo biragarutse. Rero kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, najya cyaho ikizami cyakozwe ukajya urahita ukibonera ku gihe. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cyo kuri B ndakeka ko abantu mugenda mukibona. Nejo n'uburi kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona kiriya kimodoka gitwara ibintu bya essence, uzabona kiriho kino cyapa kiba kirimo ikirango cy'umuriro kikwereka ko ibyo gitwaye bishobora gufata inkongi. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero B, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. N'ubu utari wayihisemo, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uduha amasaha aboneka ku munsi, yageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa ino ikunda kubazwa cyane, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya umuhanda ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. ariko
ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yahe matara? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa. Aravuga ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, seka ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa A na B byose nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, itara ndangamubyimba, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, itara ndangaburumbarare. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bibutsa ko ukeneye amasomo ukabona hari ibintu biri kukugora uri gusora kino kizame, ubyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibiri kubagora, nkabibateguraho amasomo nayo munabaze gushyiraho, nimwe mwayansabye kugira ngo nimugerwaho muzakorera imwe muhite mutsinda. Rero hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Hari ikindi kibazo babaza mu kizami bakakubaza se ririya tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga kiribonesha ku buryo wazibonera mu ntera ingana iki? Rero uzahita usubiza ko kiba kiri kubonesha kiriya cyapa ku buryo wasoma ziriya nimero zanditse kwa kiriya cyapa uri muri metero 20. Murabizi hano nkosora ikizami ari kubabwira n'ibibazo bashobora kukubarizaho kugira ngo nuza mu kizame ukabona kiraje ntuvuge ngo ese kuki ntari narakibonye, ahubwo tube twarakivuzeho kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe ututsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A iravuga ngo metero 1 na santimetero 50, mbega ngo metero 1 na santimetero 75, sega ngo metero 1 na santimetero 90, ndeka ngo metero 2 na santimetero 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Abino bisubizo bine baduhaye, ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Kino kibazo bashobora kugihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, nibaramuka bagihinduye nikizakugore. Ubwo wazavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D bavuga ngo santimetero 210. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe ziriya metero bazishyire muri santimetero. Murabizi metero 1 ibingana na santimetero 100. Ndakeka ko hano amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Ibibazo biragaruka wakosora kino kizame kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7, ibibazo 8 biragarutse. Niyo mpamvu aba ari ingenzi gukosora kino kizame witonze kugira ngo ikibazo nikiramuka kije uhita ugikora bitakugoye. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza. Ese wowe turi gukosorana ikizame, kino cyapa gifite ishusho isute? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye? Ese uri kubona ari impande eshatu? Kino cyapa rero gifite ishusho ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Icyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, itamiso cyanyacyo. Aravuga ngo hanyurwa na velomoteri gusa, beka ngo nta modoka, sega ngo hanyurwa n'imodoka gusa, deka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Mbutsa ko video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibategurira nyibashyira kuri YouTube channel. Niba utari wayireba subiraho uyirebe kugira ngo ujye ugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibibazo byinshi bakunda kubaza biba byerekeye ku byapa, bakunda kuyaza haba mu magambo haba mu mashusho. Kugira ngo rero byere kujya bikugora, genda urebe iyo video uko nikoze. Nabonye abantu benshi bari kumamagara kambwe ati wayikoze neza, no busobanuro bw'icyapa gashyiraho n'ibibazo bagenda babazaho. Ugiye kuyireba na bino byapa byose babaza wagira bisangamo na bino bibazo baba babajijeho, ku buryo n'ujye uragira kwa bino bibazo bitarajya birakugora. Rero kino cyapa kimugoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, urabona igisozo cyukurikiraho ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ubwo birabujijwe ko haca amapikipiki. Ikintu cyose kiba kiri mu mirango na biriya byapa bibuza baba bari kukibuza.
muno harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, harimo igare ntihanyurwa n'amagare. Rero bino byapa ni ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ese biba bigomba kugira iki? Nibyo tugiye kureba. A iravuga ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, umuyobozi, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, umuherekeza. D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Nkomeje kwihanganisha abantu babuze ababo mwiriya mpanuka yabaye, mwihangane natwe byatubabaje cyane. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko hano mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Murabizi ikinyabiziga kugira kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Hano umuyobozi bari kuvuga ntabwo ari mu nzego runaka, bari kuvuga niba ari imodoka, umushoferi, niba ari moto, umumotari, ariko kiba cyagenda kidafite umuherekeza. Ntabwo ari ku ibinyabiziga byose biba bifite abaherekeza, kuko hari ibinyabiziga ubona hicayemo umuntu umwe atwaye. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari A, ikinyabiziga cyose kigenda kiba kigomba kugira umuyobozi cyangwa se umuntu ugitwaye. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero A, ndakeka ko ramuzwe kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe bande? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye. A iravuga ngo abanyamaguru, B ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, abanyamaguru, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ndakeka ko wamaze guhitamo C. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wahisemo C, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamini buze gukora urahita ukikora. Niyo mpamvu dukosora ikizamini kiba cyakozwe, nuko tuba tuzi ko nujya mu kizamini kirakorwa mu kanya uragiramo ugasanga ibibazo 6 byagarutse, ibibazo 7 byagarutse, ibibazo 8 byagarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe uba wakosoye. Rero kugira ngo ukorere rimwe uhita utsinda, rero gusaba kubona imyitozo yagije kwa bino bizamini biba byakosowe. Kandi n'ahandi uba wabisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV, kugira ngo ujye uhita ubona ikizamini cyose cyakozwe. Mbere y'uko ureba ino video, jya aho hantu handitse subscribe, ntabwo bigoye, uhakande. Nijya shyiraho ikintu cyose ujye uhita ukibonera ku gihe, kugeza no kwa kiriya kibazo kiba kiri gukunda kuza mu kizami. Nagiposting ugahita ubona notification, ukakireba, wagerwaho ukabona kiragarutse ugahita ukikora. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikakuba kubaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho. Mu zindi ndimi ni nkaho bakavuze ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashe. Mu zindi ndimi z'amahanga nabonye ngo kudepasa ari byo mukunda kuba muzi. Ujya no kwigisha umuntu kumva arakubwiye ngo wamubwira kunyuranaho ntabyumve, wamubwira kudepasa akabyumva. Rero iyo bavuze kunyuranaho ni ukudepasa. Ayiravuga mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, katurebe ibisubizo bine hano baduhaye. Ayiravuga ngo tugomba kugabanya umuvuduko, B ngo tugomba kongera umuvuduko, C ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ikintu uba ugomba gukora nta kindi, uba ugomba, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Niba ubonye ko umuyobozi w'ikinyabiziga yatangiye kugudepasa, ntabwo
wakongera umuvuduko. Ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo gudepasa ahita asoza nyine kugudepasa, kuko aba yagiye mu rundi ruhande rw'ibumoso, kandi urabizi mu Rwanda tugendera mu ruhande rw'iburyo. Rero kuba ari gukoresha urundi ruhande rw'umuhanda, ikindi gice cy'umuhanda, bivuze ko hari izindi modoka zishobora kuba ziri kuza zikamusanga kirimo, bikaba biragonganye, bikaba bimuteje ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Niyo mpamvu iyo batangiye kugudepasa uhita ugabanya umuvuduko. Hari umuntu ubikora batangira kumudepasa ahubwo ukagira ngo nibwo yaramwibukije ko agomba kongera umuvuduko. Rero bira ntabwo byemewe, ugomba guhita ugabanya umuvuduko akagudepasa vuba, yamara kugera imbere ukabona kongera gusubira ku muvuduko wari uriho. Ndakeka ko uramutse uhitamo A, ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu tubujijwe kuzikoresha he? Iravuga ngo mu biro bya leta, mbega ngo mu biro bya polisi, se ngo igihe utwaye ikinyabiziga, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo wavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, wavuze ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri, B iba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. Hano wewe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kwizera ko amanota ugeze kuri 20 ariho wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko uramutse guhitamo C rero igihe utwaye ikinyabiziga, ndakeka ko uramutse kwandika ku gapapuro A. Ntabwo yaba igisubizo cy'ukuri. Mu biro bya leta murabizi hari serivisi dusaba tukanabahamagara dukoresheje telefoni kandi nabo bakatwitaba. Mu biro bya polisi naho iyo hari ikibazo kibaye turabahamagara bakatwitaba. Ariko igihe uri gutwara ikinyabiziga ubujijwe gukoresha telefoni. Dukomeje n'ikibazo cya 9 kirabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuhe muvuduko. Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri cya nyacyo. Tumaze twitegereza ibyo byapa baduhaye, n'ibyapa bibiri bisa nkaho bigiye bifatana. Tugiye kureba ibisubizo by'ukuri, duhitemo icya nyacyo. Urabona icyapa cya mbere ni icyapa hejuru, ni icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango byanditsemo 30. Hasi hakaza icyapa kiburira gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, harimo ikirango cy'umuntu uri kubona ko hari imirimo yari iri gukorwa mu muhanda. Ariko ku cyapa cya kabiri baguhereza icyapa kikwereka iherezo ry'ibivuzwa, kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ariko bucishemo umurongo utambitse ubereretse. Munsi hakaza naho icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru ariko hacishijemo umurongo utukura. Ese wagendera kuwe muvuduko? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo kilometero 70 mu saha. B ikakubwira ngo kilometero 50 mu saha. C ikakubwira ngo kilometero 40 mu saha. D ikakubwira ngo kilometero 80 mu saha. Bibuza ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyo gifite iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ntuzabigireho ikibazo. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo ese ugenda uri kubipima? Oya, ahubwo ikinyabiziga cyose gikoreshwa na moteri kiba gifite ahantu uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Barakakubwira ati kubera ukuntu uri kwirukanka mu saha uraba ugiye ibirometero wenda 90 cyangwa uraba ugiye 40 bitewe n'ukuntu uri kugenda mu nzira nyabagendwa. Rero hano ndakeka ko amaze guhita ikimenyetso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, kilometero 80 mu saha. Ese waramaze guhitamo D? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Ibibazo biragaruka n'ikiramuka kigarutse niba utari wagikoze, ndakeka ko urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ku cyapa gisobanura iki? Kitegereze neza, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango handitsemo H. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Iravuga ngo hoteli, mbega ngo ibitaro, seka ngo ahagenewe kugwa kajugujugu. Seka ngo B ndetse na C ni ibisubizo by'ukuri. B na C ni ibisubizo by'ukuri. B
ibitaro na se hagenewe kugwa kajugujugu, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze ku manota araza kugira kuri 20. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka, haba batera komenti, haba twandikira message, haba baduhamagara, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizame cyose cyakozwe nta handi uba wagisanga uretse hano. Ikintu busabwa ni kimweweho, ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, kuko ikintu cyose nshyiraho aba ari icyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero ndakeka ko amaze guhita imeso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Imeso cy'ukuri nta kindi ni B, ibitaro. Rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga cyangwa biyobora. Iyo ukibonye kiba kikwereka ko ugiye kugera ku bitaro. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero B, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kibura cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Ibi byapa tukunda kubibona, waba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona icyapa kiri mu muhanda cya mpande eshatu gitukura. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Arivuga ngo hagarara utegereze amabwiriza. Wakibona ugahagarara ugategereza amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye, cyangwa se ugahita ugabanya umuvuduko ukagenda uteganya ko hari icyago gishobora kugutungura. Se gakubwira ngo kukireka ukaguma ku muvuduko ufite ugakomeza. D kakubwira ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Wakigeraho kamanza ugahagarara mbere yo gukomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame cyakozwe uyu munsi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro, ndatekereza ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko agateganya icyago imbere ye. Nujya mu kizame mu bisubizo bine baduhaye ukabonamo icyerekeye kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ibyo bisubizo bibiri ntabwo nakubwira ko 100% ari ibisubizo by'ukuri, ariko nka 90% uba usanga ari ibisubizo bya nyabyo. Rero nujya mu kizame ukabona nta kindi gisubizo cy'ukuri wizeye 100%, ariko ukabona ibyo babishyize mu bisubizo bine guhaye, uzahite ugihitamo, uzanshimira nyuma, kandi ndakeka ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Mbibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 twufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Murabizi hari igihe kigera amatungo akajya mu muhanda, no munsi w'isoko bayajyanye mu soko cyangwa hari ikindi kintu cyabaye, rero bikaba ngombwa ko bayajyana mu soko. Rero nawe uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba uhuye nayo mu muhanda. Ese wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Aravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Wazibona ukavuza ihoni. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Sega ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Ndeka ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano abona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri ni cyanya cyo nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ndakeka ko aramaze guhitamo B, ndakeka ko aramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wahisemo B, umenye ko untengushye. Nari maze kubikubwira ku kibazo kibanza ko iyo baguhaye ibisubizo bine ukabona nta gisubizo cy'ukuri wizeye 100%, ariko mu mw'ibyo bisubizo bine ukabona hari icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba kugabanya umuvuduko, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba guhagarara, ujye ukunda guhitamo icyo gisubizo cy'ukuri, gikunda kuba ari icyanya cyo, kandi ndakeka ko uzahita ugikora. Mbibutsa ko uramutse ugize ikibazo uri gukosora uranyandikira cyangwa ukamamagara nkagusobanurira serivisi iba ari ubuntu. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa kivuga, ese kino cyapa kivuga iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kivuga iki? Ni icyapa kimwe bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Araba ngo ikoni iburyo, mbega ngo kazamuka gashize cyane, se ngo akamanuka gashobora gutera ibyago.
D kakubwira ngo B na C byose nibyo. B akazamuka gashize cyane na C akamanuka gashobora gutera ibyago, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kubyitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ikoni iburyo. Biba bishatse kuvuga ko ikoni rya mbere wageraho uri kugenda mu nzira nyabagendwa riraba riri he? Riraba riri iburyo. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Ngo bivuze ko hari imodoka ziba ziri guturuka imbere, hari n'iziba ziri guturuka aho ujya. Umuyobozi abujijwe. Ubujijwe iki? Aravuga ngo kugenda mu gisate cy'iburyo, mbega ngo kunyuranaho. Se aho ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso. Teka ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, hagarika video usubize witonze, ahasigaye uze kureba amanota turaza kugira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda dukoresha igisate cyahe? Cy'iburyo. Rero biba bibujijwe ko wakwinjira mu muhanda gukomeza ugende mu gisate cy'ibumoso, ahubwo bishobora gukoresha igisate cy'ibumoso mu gihe bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye kugihindura ibyerekezo, ariko ukamaze ukareba ko hari n'ibyapa bikwemerera kuba wanyuranaho cyangwa kuba wahindura icyerekezo. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero C, kugenda mu gisate cy'ibumoso ubu bibujijwe. Ndakeka ko uramaze kucyandika ku gapapuro. Niba utari wagisemo, ndakeka ko nikiramuka kigarutse mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro gifite feri idakora neza bwitwa ngo iki? Aravuga ngo feri y'urugendo, mbega ngo feri yo guhagarara, se ngo feri yo gutabara. Mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu uba ugomba kureba ko ikibazo utakoze nikiramuka kigarutse mu kizamura akora kitari bukugore. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Kino kizami kiba cyakozwe mu gitondo, ubusanga uwo munsi barakunda kwirirwa bari kubazamo ibibazo byinshi. Rero kugira ngo ugerweho uhite utsinda, ureba ikizami cyose cyakozwe kugira ngo uhite ukibona. Ikintu usabwa ni kimwe, no gukanda subscribe, najya nyishyiraho ugahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse ryari? Aravuga ngo iyo bireba feri y'urugendo, mbega ngo iyo kurekurana ari iby'akanya gato. Se ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Ndeka ngo byose ni ibisubizo by'ukuri, byose ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turaza kugira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, byose ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyitegereze neza, kirabaza ngo hari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'iki muri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhisemo bishobora kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Kwa kundi urumodoka bari rwarukururana ari runini. Rero kugira ngo birinde impanuka ruba rugomba gusiga umwanya hagati y'ikinyabiziga kiri imbere n'iyo rukururana, kugira ngo
niba hari umuyobozi wari watangiye kudepasa akabona hahise haza indi modoka, ahita abona ahantu ahita yigobeka. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Mu bihe hano ibisubizo bine baduhaye aravuga ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Mbega ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi seka ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano hari igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe bigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Rero iyo ageze aho kunyuranaho n'ubundi bibujijwe, uwo mwanya ashaka ntabwo aba yawusiga kuko n'ubundi birabujijwe kuba wanyuranaho ugeze aho kunyuranaho bibujijwe. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo A. Ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakugora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ibiziga by'ibiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Kubera ibinyabiziga, tegereze neza, aravuga ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ategamye. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D itubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano hari igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo. Ubonye ngiye kukivuga hagarika video kugira ngo uze guhitamo witonze. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ateganye. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki? Icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa cyangwa kirangwa n'ikirango. Kirango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ibyapa barabibaza haba mu magambo haba mu mashusho. Niyo mpamvu ari ingenzi kureba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nabashyiriyeho. Aravuga ngo umukara n'umutuku, beka ngo umukara n'umweru, seka ngo umweru n'umutuku, deka na gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Ndakeka ko amaze guhitamo rero C, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo umuyobozi. Mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, mbega ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano ubona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bino bisubizo bine baduhaye. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ziriya modoka. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ziriya modoka murabizi zo zifite umukandara w'umuyobozi wo ni itegeko. Nta modoka yaba idafite umukandara uriya muyobozi w'ikinyabiziga aba yambaye. N'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere ndetse bishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kikufashije. Ibibazo biragaruka jya urakosora ikizame cyose cyakozwe. Abantu bari gukora bagatsinda bakoze rimwe, ni wowe utahiwe kugira ngo ujye urahita ubibona. Rero ibi bizame nkeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Ibindi byo ni ukubabwira ngo amahirwe masa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi intego no gukora rimwe tugahita dutsinda. Imana ibarinde kandi amahirwe masa.